twinjiye mu rugo rw'umuturanyi aho kuri radiyo ya Runwa n'aka kanya tukaba tuhageze tugasanga ahantu hatameze neza ni igitangiri kubera ko nawe yaje guhura n'ibiza aho ngaho hari hose ariko hari abana ndimo kureba n'ababyeyi babo ndabahari ugeze iyi saha iki gitangiri twamenya nimba ari ikibazo cyerekeranye n'ibiza kuko ahabaga ndi kubona ari abaturanyi ariko baragiye n'imbingo zibahari gusa ng'umunyamakuru wa radiyo Runwa ngaba naje kugira aha ngaha ngaza gushishoza ngasanga imyenda yanitse ariko bene ubwite ngaza kubabura byabaye ngombwa ko ng'umunyamakuru nza gutemberera aho ngaho ariko hari abana ndimo kubona batoya barimo gukina ibintu bitazwi ndagira ngo nje kubabaza ndebe ba nyir'uru rugo niba bafitemo ubushake ndaza kuza kumenya amakuru gabo kuko ndi kubona bambaye n'imyenda idafututse harimo ufite Bibiliya sinzi nimba bari gusoma ijambo ry'Imana niba biri ariko bari gukora ibintu bidafututse reka ngiye kubageraho nabo nze kubabaza bari kuzirikana imigozi bagupfundika mu maguru mu buryo bw'inka niki ndaza kuhagera ingweto ziranitse manza bavuye no kuvoma amabido garahari muri mubiki kurya iki kurya ibiryo ibi biryoshye ibi biraryoshye biryoshye cyane ibi bitaka oya ibi ni bitaka biraryohaga bitaka wowe iyo biraryohaga Bibiliya uri kwisomera yizi kumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana yego Imana none ibi ngibi ko bitaribwa uyu umuceri ubu ni ubutaka buhingwa ntabwo baburya kurya isukari nyamara aba bantu ngo naje gusanga aha ngaha bose bari banameze kimwe kubera ko n'abantu babana n'ubumuga bwo kutavuga neza kubera ko bahanaga amabuye bavuga yuko ari imikati barimo kurya nyamara umwe yari afite Bibiliya utaretse kureba amashusho akaba ariyo mpamvu yarayifatishije bari babiri n'amazina gabo nabashe kugababaza birabananira dore mwari gushimishwa no kwerekana amashusho gari ku icyo gitabo kandi radiyo ugeze iyi saha ng'umunyamakuru wa radiyo Runwa waje gutemberera yaje kuhabasanga ababaje bavuga yuko ibitaka ari ibiryo kandi ibyo bitaka bihingwa bari bafite n'ingoni bari bambaye ingweto zinyuranyije kubera ko zari zitandukanye kandi nashatse kubabwira yuko murareba n'ibyo barimo gukora kubera ko umwe yafataga umugozi akazirika wogira n'inka iyi saha tuvugana nabashe kubabaza nimba bojya kwiga biza kubanana none wabajyana kwiga muri mwe waba washobora kwiga yego kwiga mu shuri yewe no bishobora wowe ngutwaye washobora kwiga ushuru ukava muri bino ukajya kwiga ingweto ego ikaramu ikaye wowe ndewe ibiryo kurya ndazi ibiryo ndazi ibiryo nyamara umwe yahisemo kujya kwiga kubera ko yavuze yuko ubuzima bubi bwari bumunaniye ariko undi kubera ko bigaragara yuko inda ye yamunaniye yavuze yuko ngibijya ariyo ngombwa na biswi kubera ko wabonaga ibyo bari gukora bidahuje n'ubwenge bwabo uyu wemeye kugira ngo ajye ku mashuri we turaza kumukorera ubufasha ariko n'uyu nguyu nawe uri kuvuga yuko agomba biswi nawe agomba gukurwamo ubuzima budasanzwe reka nze rero iyi saha tuze kubabwira yuko tugikomeje gukurikirana ubuzima bw'aba bana kubera ko uri kureba ari kubona bose bafite ikigero kimwe umwe yambaye ingweto zicuritse dore bari kwerekana amashusho ku dupapuro tunyuranyije Bibiliya yo bari bitwaje iracyari njyashya umwe yarari kwerekana avuga yuko
ngo Bikira Mariya nuwe mu ijuru, dore ko umunyamakuru Radio Runwa yaje kwashyika bamwerekaga n'umurongo ugasanga umwe muri bo ashobora kubazi neza bya Bibiliya. None ndamutse nguzaniye amakaye, ikaramu, inkweto, ubu buzima bwurimo ntabwo wabasha kugira ngo ubuvemo ukajya ku mashuri. Ndakubaza, ikaye, ikaramu, inkweto, uniforme, ntabwo wajya kuyishuri ukavamo ubuzima bubi bw'ufite. telefone kwiga Yesi Zakayo. yewe kwiga Wowe bite? Komera cyane. Aba bana bafite ubuzima bubi, ndimo kuba Aba n'abaturanyi banje dore mbazaniye ikijumba cyo kurya Wabundi kuzana ibiryo kurya gutinda ndari hehe kurya abejo ibiryo ngewe kwiga 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 ngewe kuzunguruka kwiga ibiryo Bibiliya ibiryo bitoma Bibiliya oya Bibiliya ibiryo Bibiliya kurya Bibiliya ngewe kurya Bibiliya oya kurya mazi mnabuze amazi none wowe ko batari kumvikana se ubwo wowe umenyaga gute ko barashaka ibiryo? aba ngewe bazi. Ni wo bazi. Bajyaga nabi dore kudo barajyaga dore yo ndambese. kurya None wonzobanura mu njamake nibura igihe bagiremo ubuzima bubi nimba mwari mumenyeranye. None wowe ushinzwe Ndi umunyamakuru wa Radio Runwa waje gutembera utaretse ko nje kubacakiza. uwaguhaye uburenganzira bwa hano ninde? Ndafite ikarita ndabyemerewe n'amategeko kugira ngo nze gukagutaya amakuru. Zamura iyo karita. Ndayifite ikarita, mfite ikarita ebyiri. Hari y'umutekano, Yego. ngiyi. Wewe ubwiyunge n'ubw'Abanyarwanda. None Ayo makarita ndayafite yombi. konzi ko aho bagiye gukora amakuru ko batanga amafaranga aba bantu urabona ko bifitiye ibibazo gutya byafatwa ngaho uri kubashinyagurira. None se bafite ubuzima buzira umuze. Amafaranga rero ntabwo ari ikibazo, ahubwo njyewe hari umwe muri bo wanyemereye yuko agomba kujya ku ishuri ngamugurira uniforme, amakaye, inkweto, yamara kubibona amakaramu adasigaye. Ariko umwe muri bo Kanyandekwe akundaga kujya. ndabona inzara yanarabishe manzani n'ababyeyi bagira. Wapi ndabo ni N'ababyeyi bagira. Uyu nguyu we yivugiye avuga yuko ashaka ngo biswi ngo ashaka niki. None wowe wagutwara ku ishuri nguko uyu mugenzi wawe yabyemeye ndabyemera kurya ibiryo. Nyamara aba bantu rero nubwo bagumije kurya ibiryo ariko baracyari mu buzima bubi. Uwo mugabo waje yambaye neza yari afite ibiryo aje gufasha aba bana, ariko nyuma yaho twaje kumvikana avuga yuko mwereka ikarita, mfite amakarita ebyiri anyemerera kuba natariye inguru. Kugeza iyi sara ndaza kubitohoza kuri byose kubera ko murareba ukuntu barimo kurwanira ibiryo, bigaragare yuko bamaze igihe batanarya. Kuko umwe muri bo nubwo bwose yaba yicaye ku kigo cy'amashuri yemeyeho tuzajya turamwishyurira mu gihe atarabona ababyeyi be. None wamenya amazina y'ababyeyi bawe? ntabwo yabibi. Wowe yabafuye abana ababyeyi bawe babafuye bose? mama Mama, kugenda kuja ku mugabo njaka kubatwara rero nkabakura hano. kurya Ibi byondo mubireke ndashaka kubatwara kurya njyewe kurya kugira ngo inze kubajyana mu Umva kigo. ngubwire rero. Umva ngubwire. Yego, Uko abajyana kose. yego, Wewe bose azakugoba. Agira ginda. no Uyu yego. Ariko uko biri kose aramutse agiye mu rugo yagira umutekano akagira n'ubwenge. kwiba amapera Nyamara ukurikiye ukareba ukuntu ko ibiryo biri kurikika, wasanga aba bana ubuzima bubi bataye ari uko babuze ibyo barya. Nyamara nganje ngiye kubatwara mu quartier nubwo batari kumenya amazina y'ababyeyi babo. Ubu ngiye kubatwara mu quartier yiwabo maze bazagaragaze nimbageza mu quartier yiwabo kuko hari akamenyetso kamwe nashatse kubona kaho batuye. Ubu rero ng'umunyamakuru waserukiye Radio Runwa akaza gucakiza aba bantu, turagira ngo aba bantu tuze kubatwara. Umwe yambaye inkweto zicuritse kandi urebye imirire yabo uri kubona idasanzwe, dore ko bazirikanye amaguru wogira ni ihene zo bagiye kuzirika mu ishyamba. Uwo muvandimwe waturutse hirya no hino murabireba yuko umwe ari gusoma Bibiliya kandi bigaragare ko agiye mu kigo cy'amashuri.
yo kiranuka dore babashije kurwana barwanira ibibyo kandi iyi saha tuvugana kubakiza biraruhije uyu mugabo urimo kubakiza babwira yuko batazongera n'ikindi gihe ariko umwe wari wemeye kujya ku kigo cy'amashuri ni nawe wateje akavuyo karemeye undi nawe nta kamara gatereye aho ari kuvuga ngo ababyeyi be barapfuye nyamara iyi saha tuvugana none ko murimo kurwana mupfuye iki ko murimo kurwana mupfuye iki Kujya. kurya ibyo Kumira. ibiryo wowe nta nibyo Kugotomera. ubigotomera none wowe ko muri kurwana mupfuye iki ibiryo nibyo umuntu ari kurwanira Telefone. telefone Telefone. telefone Telefone. nyamara urebye Telefone. abantu ntabwo ibibazo barimo ntabwo bisanzwe aho yafatira nitegura akavuga yuko ari telefone abaturage bose bari kubireba nyamara baze kubyumvikana reka tubabwire ko iyi nkuru rero ya radiyo runwa yaje guserukira aho ngaho n'akarere ntabwo nabashe kukamenya kubera ko bari ahantu h'urugo ariko rutagiramwo abantu aho bari gukinira ugenda mwe muri abo ukumva yuko abana n'ubumuga bwo kutavuga ariko ngo mwashaka telefone kandi urebye ukareba imyambarire yabo ntabwo ifututse nubwo banza by'ikarita buriya mugabo wambaye neza na karuvati muramureba yambaye afututse kuko yabazaniye ibyo kurya nyamara aba bantu bagomba kubahwa tukabakura ahangaha none mugabo wagira aba bantu ng'umuntu wavuze yuko bazi wenda ukaza kubagwanaho tukabatwara kugira bajye ku kigo cy'amashuri urabyemera ndubyemera jewe kubagwanaho bya mbere nuko wowe ushobora gusohoka muri uru rugo ari icyo ubahaye icyo kurya ibindi byose bikaza nyuma icyo ni ikibazo ntabwo bajya kwiga batariye bajyaga ng'imvubu ubwo abangaba buriya uwabatekera umuceri buriya ntibakondoka wewe ibanga bari kunywa amazi iwanjye mbite amata rero bagomba kujya ku ishuri bakoga amasabune garahari amata bagomba kunywa nta n'ikibazo gihari umva rero ubwire mu gihe uri kuvuga ngo biri iwawe hamagara babyohereza mu gihe batarabyohereza iyi mikorofone n'ibi bintu byawe ibyuma dukoreshaga ndabisigarana uzaza kubireba ari uko tuzanye ibyo kurya by'abantu oya uramutse ubisigaranye kuko bogufunga kuko hari ikigo ngororamuco dufite hari ikigo ngororamuco dufite cy'ibyigomeke uramutse undesheje aba bana kugira ngo batware umuceri wanjye wabuza bagurya aba bana nshobora kubatwara singomba kubasiga mu buzima bubi ngaho mbasanze ndagira ngo rero unyorohere amafaranga siyo kamara imyenda ngiye kuyigura ng'umunyamakuru ngiye gukora ubwitange aba bana mbakuru ahangaha kubera ko urabona babaye mu buroroge bigaragare yuko no muri puberi bajyagamo bagakomba ibishishwa by'imineke ngaho rero nk'umuntu waje ubagwanaho ndebye imirire yabo mbona atari myiza babiri bagwaniye n'ikijumba bave bagiye kwicana ndagira ngo nze kubatwara ubwo rero nyorohera tuze kubatwara ndabona bagenda nubwo batavuga ariko baragenda tugire tubatembeze tubereke iwanjye babe bari iwanjye babakorera isuku ndafite umudamu n'umukozi baraza kubamesera ejo mu gitondo nzaba nabaguriye amakaye n'amakaramu kugira ngo bafate inzira bajye kwiga mu kigo cy'ababana n'ubumuga bwo kutavuga ariko munyamakuru ibintu nakubwiye uri kubyibuka ewa wambwiye yuko ngomba kuva ahangaha aba bana mbahaye ibyo kurya ariko nakubwiye yuko mu rugo bihari kandi ndakibitse none birihe ibiryo mu rugo birahari kubizana ariko biroroshye nakubwiye ko ni na hafi ni na hafi ndabwo bindeba ni na hafi kuko ni njyewe ushinzwe uburenganzira bw'ababana bana mu gihe ibiryo bitaragera ibi bintu byawe ndabisigarana ugende njyewe n'utananyizera ndaribi niyo bitanga bakambereza akabakoreka ipate ngabatekera bakajya wazaza uje kugomboza nemeye ko ndibuze kubashyirisha no mu mashuri mbikubwire ng'umuturanyi ng'umuntu wabanye nabo ngiye kubigusigira ndasimbutse nyuma y'iminota 3 ucire ku kababi ntaje ariko ndubigurishe ndaje ni amasago ndicumi nguko muri kutubona ahangaha twicaye muri uru rugo ahangaha n'ubuzima twabayemo kandi bwari ubuzima bukomeye bukakaye muri kubireba ko aho turi babiri niko tumeze niko nasigaranye n'abana babiri ariko uyu munsi wa none tubagaragarije video irimo nge n'undi mwana twese dusa nkaho twari duhuje ibibazo kandi ibibazo bidukomeranye kandi bitatworoheye murabona ko uyu mwana arimo aranyambika inkweto kuko ubuzima bwanjye bwari burahabi banyitagaho muri kubibona
turabinginga rero bene data, video zirakomeje kandi mukomeza kugenda muzisharinga, mukora share, comment, like, subscribe kuri buri wese, kuko Zakayo TV ikwiye kumushyigikira kugira ngo ubuzima bwe mukomeze kubukurikirana, kandi tubifurije umugisha w'Imana kwa Mukaronga uyu mwaka wa 2024 ukazababera ibisubizo, imbaraga n'imigisha bikazamanuka muri mwebwe mu izina rya Yesu, amen.